Yes. Bakunzi bakamuhana TV show. Ubu rero turi kumwe n'umutumirwa wacu ariwe ntabwo ndi mumvuga izina gitari yaza kumutubwira izina rye, ariko noneho rero nuko bisanzwe musanzwe mubona filimi kuri Kamuhana TV show, mukabona comedy kuri Kamuhana TV show. Ubu noneho hagiye kujya haza n'ibiganiro, ariko cyane tumire abahanzi bazi gukirigita gitari. Nzaba ndi kumwe rero n'umuvandimwe wanjye n'inshuti yanjye yitwa Manudi. Rero muramuzi kuri Manudi show, wowe ni uzajya ubaza ibibazo byinshi, ariko nanjye nicara ngaha ngira ibyo mbaza nk'umuntu nanjye ukunda gitari, urumva ko bazajya bacurangira. Umutumirwa wacu reka banza twibwira kuri gitari. Washyiramo ka karimba abantu bakumenyereyeho bagahita bakumenyera uwo bari kumwe nawe. Urakoze cyane, ngira ngo mwamwumvishije. Rero reka nawe tumuhe umwanya ubundi atwibwire, hanyuma umuvandimwe nakubaza ibibazo. Kugiye mwambarije ibibazo abasobanurira urane basobanukiwe. Gusa ino ndirimbo abanyarwanda ntabwo bajya bayishyira ipfa, bahora bayinyotewe. Kuko kundi umuntu ahora n'inyota agakenera kunywa amazi. Twayibara nk'amazi umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi. Ibyo sinagitindaho. Ariko noneho nanabibwira barazina bibwira ngira ngo amazina yawe bwite, amazina nyirizi. Hanyuma uzo gushiraho na yandi wambonye kuri kintu kiraho se bune yamenye hadi ubundinde nuko abamundeba bose ntabwo nuko mbabaza ntabwo mbikobaza muri comment baraza kutwibwira batubwiye ngo ni ubu hadi ubundinde mukavuga turi runako kaburi karori region nje ndi Sudi Mavenge gakoni kabakobwa Sudi Mavenge gakoni kabakobwa aho gakoni kabakobwa rero kandi ko twari tumaze kuririmba. Mureka rero noneho Manudi show ariwe Manudi afite ibibazo byinshi buriya niyo mpamvu ubona ari mu guseka nubwo ari inyuma ya kamera, urumva nawe agira icyo akubaza. Ese ugira ngo ibibazo ni byinshi? Ibibazo 32 ntabwo byaba ari byinshi. Icya mbere ndashaka kumenya izina gakoni k'abakobwa kuryitwa biva hehe? Indirimbo gakoni k'abakobwa ni izina ry'Inyarwanda, ariko ryitwa umukobwa. Hanyuma Mavenge Sudi nk'umugabo akaryitwa te? Ntabwo nitwa gakoni k'abakobwa, naryitiriwe indirimbo yanjye gakoni k'abakobwa yakunzwe n'Abanyarwanda batari bake. Nukuvuga ngo bakoze gakoni k'abakobwa kubera indirimbo yitwa gakoni k'abakobwa. Kumuri yasohotse 97 wanyitaga kumoni ngombe kumoni
Mumbe kumuni kuno rezanyika. Mumbe nawe kandi wari binyita. Mumbe kumuni aho bagukona isoke yirusha imbaraga no kigita ku mumisi gonyita gakoleka. Nkita gakoleka bako. Mavenge ubwo ngiye mfite ikindi kibazo rero wenda tuvuye kugenda na gakoni k'abakobwa. Mbere na mbere gitari yawe uyicuranga ute ko nduzi icuritse. Ubu ni icuritse. Cyene ngiye ahubwo maso ya. Icuritse cyane. Iracuritse. Iracuritse. Kubera iki rero? Curanga imiziki. Imiziki. Yego. Hapo ubwo wabigerageza? Ntabwo nabigerageza. No kuba Mavenge suda acurangisha imoso. Yabaye mwiza. Nabivumbuye. Ni nkanjye ndi mu kwicuranga. Kuko ngiye ndi umwiga kuri gitari buriya nanjye nabameze kuri. Wabibonye. Ntabwo byakoroha. Ntabwo ibyo nataze biraza ngarutse mu cyo gategurwa rero. Ariko nyuma y'ikibazo kubajije nanjye rikavuza ikintu kibazo mu myaka ufite wize gitari bijyanye Ni 83. Ubwo wari ufite imyaka ingahe cyo gihe utangira kuyiga? Mfite imyaka 10. Cyangwa 83. Nibwo wize gitari. Tukaba turi muri 2020. Imyaka 40. Niko ngaho. Nibiri. Ndamugabaza kubara mu mutwe. Uvuza gitari. Ndagenda icyo gihe. Icyo gihe nyine warayigaga. Wese wayize nk'umwaka umwe wayize imyaka myinshi. Ndayize imyaka 4 cyangwa 5. Ubusa karimbo wahereyeho kambe urakibuka. Ntabwo nibuka ko ntabwo hari umugabo nakundaga. Umwari arupeje maze kugira n'igihe cy'imyaka 2. Ndanje gusobanukirwa utuntu runaka. Uragenda nganza hano muri Kigali nakopera abantu batandukanye mu maguru batandukanye noneho nkabitwara nkajya kudukorera kuri gitari yanjye nikoreye. Bivuga ngo rero ugiye kuri gitari we wakora cyane nikoreye kugira ngo mbaje kwibona hafi narayikoreye njye mbona hafi utora agiye gutoragura nkaza nkatwigisha nkatukoresha ko yanjye cyane nuko nta muntu wabashaga kunyigisha ko umuntu wese agareba akavuga ati n'umuntu ndamwigisha ntazi byafashe byari byo gitari arayicunga ndamenya mperaye nkakora ku buryo njyewe ni yaranje nkakopera gutya abantu ufata ahita nkakopera we wari twara mu mutwe kugira ngo ntibagirwe nuko ngo amaso yanjye afite unafotora intoki zawe nanjye nyuma y'imyaka 4 rero nakundaga umugabo w'agatega rupezi witwaga John Begwa iyo ndimbo muri make ni nkaho ariyo yaguha inspiration kugira ngo winjire muri muzika. N'indi vango ni ya John Begwa. Inanje gucana tunoto. Uwo mugabo se yigeze umubona amaso ku maso? Sinigeze mubona, namubonye kuri stade regional rimwe mu gitaramo na Masabo Nyangezi aregera umwana simwibuka. Yitabye Imana naramugira kumubona aho ngo mbone kuko none namusobanukirwa. Abantu bagiye bancika nabo bose. None se Mavenge ubundi umuhanzi w'umajinga indirimbo ukunda indirimbo zose abazikunda burya iyo yakoze indirimbo igasohoka ntago aba yanga bayikunda. So burya hari ukuntu umuntu akora indirimbo zose ntabwo nakubaza ngo ikunda ni iyihe. Iyo ni nk'abana mu rugo ntabwo wabuze umuntu umwana ukunda n'uwo wanga n'uwo bose ubakunda ni kimwe n'indirimbo zawe. Ariko nibura muri wowe hari indirimbo nawe ucuranga ukavuga uti koko iyi ndirimbo wenda tureke kuzawe kuzabandi kabona nubwo yabatari yanjye yego ariko iyo abantu ukavuga uti iyi ndirimbo ngo ku mutima iyo nyicuranze nanjye mba numva kabisa turirimbo njye nanjye nitwiza turatuje turyoheye amatwi umutima bwa buri muntu rwose nanjye bunguye ku mutima ubwo amahirwe rero
nanjye nkabaza nko kucurangira no kukiririmba Yego. numva ngakunze. Yego. Ako ni nk'akahe? Bita Gacyamo. Gacyamo. Ariko uretse gato ariko Manu uyu mugabo uri kumwe nawe ubona wakicwa n'irungu? Ntabwo byashoboka. Ubona hari agahinda wagira? Uri kumwe n'umutaramyi ukagira agahinda. Nongere kubaza ikindi kibazo. Mu bahanzi bose ba kera umuntu waba warahuye nawe ba kera wenda tubwire batatu ukumva urishimye nk'uko mubaho iyo ndirimbo ukumva urishimye muri wowe ukavuga uti ndishimye koko? Ikibazo gikomeye kuko nahuye na benshi bandutaga abo twagiye dukuraho impanuro ni benshi babahanzi bose muzi b'abasaza nahuye nabo bose nahuye na benshi nakubura sindi bose nahuye nabo baranshimisha. Ese Makanyaga muraziranye? Makanyaga turaziranye rwose uramusaza turaziranye nakoze muri orchestre umukozi cyane buriya wari umukozi cyane ucuranga iyihe gitari? nari nk'umwana we yaramumagaje ngo nije mu bandi nawe biti wigiye gitari buriya no kwa Makanyaga? Nari nyiza ariko nagiye nyine ndimo kumenyera gukorana n'abandi muri timuye. Karimera Rodrigue twarakoranye, Mwite nawe twarakoranye, Banyakugendera Sebanani twarakoranye, nakoranye n'aba. Ariko abo bantu bose umbwira uzajya ukora ku ndirimbo yabo imwe? Ntacyo wenda nubwo atabikoraho uyu munsi ngendegera ngo ambwire ijambo rimwe. Ikindi kibazo hano wenda utarajya no ku bandi tuzasubira kuko turi gusogongeza abantu kuri Kabwana TV show tubereke ko ibintu bigiye gutangira. Uyu ni umusogonge ntabwo inkuba zira n'imirabyo inkuba ntabwo zira. Muri comment bazajya batubwira bati ikiganiro cy'ubutaha turashaka tuzanatarama byo bizaba ngo ni imirabyo ngo ntabwo zirakubita iyi ni imirabyo ntabwo zirakubita bavenye nagira umubwire ngo sibyo imarura zize zaraziwe nande? Yaziyobowe n'umugabo bita Sosomado. Ni rero bayoboye Imara. Hanyuma unuze Sebanani muri wari umujyanama mukuru uri wari inkingi yayo. Hanyuma ndagira ngo abo bantu bose urabaza yagira umbwire utubwire ijambo muri Sebanani yari mu ntoki. Sebanani yari umugabo utangaje ntabwo no kumuvuga. Gusa nk'umuntu wari umuzi namuvuga muri make. Uramubonye amaso ku maso. Umugabo ari sympatique uganira yaganiraga seka. Yaganiraga mwenyuye uko bura yatangiraga kukuganiriza nawe ukabona ibineza neza ku munwa we uko nawe waseka. Yari umugabo sese yari umugabo z'ikinyarwanda cyane niwe wahangaga indirimbo z'Imara na Susu ira mutima cyane niwe hanze. Yego noneho niwe muntu bazaragamo gakondo. Ese ko hari indirimbo njye numva mu ijwi rye ese mwana wa mama kuhambiri ibintu izo zose izo gakondo zose niza. Noneho umwihariko yari afite yacurangaga gitari akompanyuma agacuranga gitari basse
n'umucuranzi buriya wakiraga Kariwa Njenje n'uwe bassiste w'Impala Principal noneho akamenya no gucuranga ikintu bita umuduyi. Ese mama abo bantu se niba abantu bakumva abantu bakomeye babigiye hiki icyo nabigiyeho n'ubuhanzi bugendeye ku ndangagaciro yo gukunda sosiyete yawe, bityo noneho kuyikunda ashaka kuvuga no guhanga ibihangano bifite ubutumwa bwiza muri sosiyete yawe, cyane nk'uko n'ubundi intego nyamukuru igiye guhanga uravuga uti guhanga indirimbo ikiri muri sosiyete irabigisha iki n'ubwo ubutumwa buri busangemo ubundi ugakurikizaho uburyohe rero. Ariko indirimbo z'ubu ugerageza kuzumva ngerageza kuzumva iyo ugereranyije ute umuziki w'ubu ngubu n'umuziki wa kiriya gihe cya kera? Kugereranya ntibishoboka kuko birahabanye, gusa ni Nyarwanda yaciye umugani mu gihe n'icyacyo, ino generasiyo na kino gihe turimo n'iri terambere n'ino tekinoloji birajyanye neza n'imawe y'uru rubyiruko, kuko indirimbo zabo turazikunda, tuzumva mu mabuwate, tuzumva muri taxi, tuzumva ku ma YouTube, tuzumva ahantu hose. None se ubona nta kintu wakosora ku bahanzi ugereranyije n'uko mwakoraga? Icyo nabakosora ni ikintu kitari kinini, ariko navuga ngo amazi yarenze inkombe, kuko guhanga kwacu twe byaratugoraga. Twarahangaga twajya guhanga urubaka bwana, noneho tugahanga indirimbo turi mu nzu, inganzo yadukira igisebe kwandika ugashyirika hariya, noneho ubwo watangiye gukora umutwe ni igitero n'inyikirizo, ejo bundi ukongera ko yo watangiraga byatangiraga kujya biza bikuvuna, ni waba ugenda no mu muhanda ukumva biraje, ugahagarara ukongera kwandika ukabihuza na bya bindi wasize mu rugo, nuko twandikaga indirimbo ikagenda ikarangira. Waba wayitangiye ukayitangira kubw'ibyo wumvishe ikiganiro cy'abasaza cyangwa cy'abantu bakuru ko twahimbaga biri muri sosiyete, niyo mpamvu bidasaza. Noneho ugiye kikagera ukagenda ugira n'abantu uganira nabo cyangwa kugenda wumva ikiganiro cy'abantu batandukanye muri sosiyete, bikaguha inspiration ukongera bya bindi muri yakaye, indirimbo igasohoka nko mu mezi 6. Nicyo kintu twabarushaga badashobora no gufata, kuko umujyo bariho so kubahenenga so kubakinege, ariko umujyo bariho nuwo nuko mu mwarabanzaga ukahimba ukandika, umara kwandika ugafata gitari ugashyiramo n'amanota cyane. Gitari bayifataga nyuma wararangije amagambo cyangwa bikunda, kandi injyana yarazaga kuko wamara gushaka amagambo, urugero mara gushaka amagambo bararangije neza nk'akaririmbo, ku rugero karirimbo uti amategekera nabi nageze niba nkunda, kubera ko mvisha umuntu ntabwo yatishabuze ibintu byambayeho, ati rwose ejo bundi umukunzi yaje kunsura abibwira nka mugenzi we nk'umuhanzi ukahagaruka rita mu gutwi ejo kunsura ndamuherekeza agiye, habura n'impanuka ashaka umuntu yarapfuye, turimuguka tuyobotse se n'ibyo wowe nabyo tuvuga muri Rwanda ngani yari inshuti yawe tinyanye bandetse ese we yakandengwa ni nawe yafunguye ati wahura n'iki ko twendaga no kurushinga ukaragenda nta kintu cyambabaje, isaha amatangazo niyo nkuye umutima yagiye kumuntu ukanyangwa yigenga ati bahungu ubwo rero kanyika ngwaza arita mu gutwi nuko inganzo yaza ngabumvishe kakantengwaho ako kabwira kubagana none zo kudasobanura gane ariko se bakaza gashiremo hariya twumva mwaravunikaga cyane pe. Hanyuma ngo hari indirimbo waba uteganya kuba wakora muri ubu buryo bw'iki gihe nawe? Zirahari kuko ubundi ugomba kugendera muri system y'abantu, ubundi se bitwaye iki bashaka ngo na afrobeat cyane rwose, ukora akantu ka afrobeat kandi ukumva kakaba akanimba kandi kakaba ka afrobeat kandi birashoboka. Usura gafite ngo wabunguye nangize ngo arakofite ngo tunyurizemo nibara kasohotse vuba, ariko no afrobeat yo cyane cyane yumvira muri beat nyine yigize muri system beat. Una ndirimbo ufite wasohoye vuba ngaha? Ndirimbo ndasohora uteganya gusohora? Nuko abanyarwanda n'abandi bantu bakunda umuziki bitegure cyane. Gitari zabirimo cyangwa se zakora nk'ibindi? Gitari ntabwo yabura yibanze. Ese so nk'ubu abakunzi bakabona TV show ko buri gihe tugiye kujya tubaha buri cyumweru tugiye kujya tubaha
umuziki mwiza kandi kubera wowe, urumva uzaba uri kumwe nabo, ni iki wabasaba cyangwa ni iki wababwira? Urakoze cyane. Aba ntacyo nababwira ahubwo ntakibasaba. Nimbaza akabazo keza cyane nakumvishe neza. Ni ukuvuga ngo ni ukubasaba ko nibura buri cyumweru bajya bandika bakoresha amarangamutima yabo kuko turabemereye turanabuguriye muri comment bakajya bavuga bati turashaka indirimbo ni buri cyumweru nimwongera kutugira ibyo mutugezaho mwaduteguriye turabasaba indirimbo iyi mujye muyitugezaho. bakunzi rero Bakabwana TV, ntabwo muciye mu ijambo, bakunzi Bakabwana TV show, murabyumvishije. Ubu nitumara kwa uploading iki kiganiro mujye muri comment mwandikemo musaba indirimbo mushaka, muti Sudi ubutaha turashaka kuzaturimbira izi ndirimbo ukanaziducurangira, sibyo? bazajya badusaba indirimbo zitarenze ebyiri nziza bashaka, ubona ko abantu bakurikira Eno TV ni benshi. Mukuri umwe ajya gusaba indirimbo imwe bagasaba ari 5 mbone 5 twemeye kuzajya tuzibaha kandi zaba muri kana kureba bahuriye hari benshi cyane. Iyo bahuriye hari benshi ako nakantu kagashyuza uteke niba urugero niba ari 5 muri gusore bamwe ari gusaba imwe undi akagira harya akandika nk'eshanu turi tayari. We aravuga iyo bahuriye benshi bakava wenda nimba gakoni bakabakobwa ari abantu 10 banditse indi ari 2 gutyo tubyungukiyemo tuyicuranga icuri imwe gusa bakayumviye. Hanyuma Mavenge Sudi nimba tuzacuranga koko na Kabwana Jumapili ni umuhanzi na ndirimbo mufite mushobora guhura mukamwa abafana ba Kabwana TV show, indirimbo twahura uko ari nyinshi sinyishura cyane abantu dushire mu kakandi twumve. Reka twibuke iby'urukundo rwacu njyewe n'inshuti yanjye Diana, tugira ubwa mbere numvise mukunzi umutima warize uzumura ibyishimo. Nari naragukunze mu by'ukuri birambuye ku buryo nawe ubwawe wabibonaga, iteka ryose numvaga mwishimiye, nari ngiye ko ntacyadutandukanya. Ngira ngo urumva ko ibintu bizaba ari byinshi cyane, utuntu ni twinshi cyane. ako murarepetana Oya, hari igihe turepeta n'igihe tutarepeta. niko none se okay turacyakomeza wenda kuko numvise muhuza ibintu kandi none bavuze indirimbo mbona uracuranze tabubwira amacurangiye gwamo ubundi se Mavenge wenda nakabwana abantu bashaka umuziki mukorera hehe wundi ngo kubaza umuhanzi rero icyo kibazo umuvuna. Twebwe ari igihe tuba twitemberera dufite gitari tukagira ahantu hari agashyamba tukarepeta rwose tugakora imyitozo ikatwinjiramo ahubwo watubaza ngo tutaramira he mutarami none naho ubwo mutubwe ubwo naho mutaramira nacyo matubwiye. Barakoze cyane tutaramira mu bukwe butandukanye mu gihugu, tutiri intore cyane zinajorwa kandi ziririmba gakondo n'izindi ndirimbo zitandukanye mu bukwe. Ubwo ni kwa kundi nyine muri comment bajya banatubaza turirimbira bajya banatubaza byumva bifuze mu bijyanye n'abafite nimero zawe na nimero zitanga n'abafite ubukwe bafite ibintu bitandukanye bajya baca kuri channel bakatubaza tukabasobanurira imikorere yacu amatayimutebo yacu mu kwezi kose abafite ubukwe bahe nimero zawe biroroshye cyane ni 0783 636 90. Iyo ni nimero tubonekaho tubonekaho 0788558835. Iyo ni nimero ya Kabwana show, bivuga ngo nimero nyifite ku mutima. Izo nimero zose turaza kuzandika mu kwa producer zirajyaho rwose zagashaze. Nongere mbabwire bakunzi Bakabwana TV show, ngiye mu gukunda umuziki, uyu niwe cyitegerezo cyanjye, uyu niwe papa mu muziki, uyu niwe mwarimu wanjye mu muziki, uyu niwe byose byanjye mu muziki. Ni ukuvuga ngo hari undi muntu ntakibagirwa bamwitaga Mutambutsa Abdallah w'i Rwamagana, niwe watumye nkunda gitari, niwe watumye nkunda umuziki, ariko noneho uyu niwe ubu ngubu nyuma ya Abdallah Mavenge Sudi niwe mwarimu wanjye.
ubwo nawe twiteye kuzaba muri sirimbiro za kuba dukubita izindi ndirimbo zawe ko turabizi ko ari izo ufite ariko uraza kudukubita n'izindi ariko se manudi show bamubaza akantu kamwe n'umugabo yiteje abantu bakurikira akavuga na show uretse kuvuga ngo ni umwigisha hari nk'umuntu ushoboye kuba yatubaza nona ati ngaho muhereza gitari agira akantu ndirimbo muze wamwigishije ahubwo oya bikore turere reka muri comment babishyiremo hanyuma nzafata gitari wayikoza tukayifata kandi batashyize muri comment aravuze ngo hagize umuntu bitubaza urashaka muri comment ari bazabwira ngo ducurange umuntu nabitubaza ikiganiro cy'ubutaha nzafata gitari sawa azaba afite gitari nanjye afite gitari tubateranije ari byo nanjye nayifata twavuze gucuranga nzafata gitari ncurange okay azaba ajya kugaragaza amasomo yize mu gihe tumaranye nkuko maze kugutangariza abakunzi be ko ari je waba waramugejeje aho ageze mu bijyanye n'ubuhanzi azagiye kwerekana ngo ageze ngaho noneho kaka kantu tugakureho ucurangiye indirimbo yitwa wari uwanjye nibura igitero kimwe ko kantu kwe bakita gute aka kantu se aka kantu bakita kapo nagahindura amajwi ubundi bandi baraga mu gutranspose ijwi waririmbiragamo niba uri hasi ushaka kuzamuka ya ndirimbo urimbiramo kugira ngo ritaza kugusaraza aho rero biracanze tukira ahangaha mbere ko muririmba iyo ndirimbo ko n'undi murayiduha mwayitwemereye ngubu hano kari aka kantu hano reka manze mubaze ibyo wenda tuzabishyira mu masomo ese wenda abakunzi bakagwana TV show mushobora kubigisha gitari biciye hano kuri YouTube cyangwa se ahubwo mushobora no kuba mwashinga ishuri mukigisha gitari yego hanga tuzatubikora kandi ubona twatangiye nge na Mavenge Sudi ubu iki kiganiro turimo gukora turimo turabitegura ariko noneho aho tuzabigishiriza ni kuri channel yitwa Mavenge Sudi Show Mavenge Sudi Show ni Mavenge Sudi Show aho ngaho niho hazatangira kwigishiriza abantu aho nanjye ndaje nige nukuvuga ku buryo zatangira utangira gitari gute bafata gitari gutya bayiregera gutya bagaduha amasomo aho ngaho noneho birumvikanye urumva n'abakunzi bakabona TV show muri comment nyine baratangiye batubaze n'iryari ishuri zatangira n'iryari ikiganiro cy'ubutaha rero tuzavuga ngo ishuri zatangira tariki zinizi na channel wenda yabondetse barimo bakora subscribe babwira ngo mujyeho mukore subscribe n'uburyo okay ngaho rero mutungirize ya ndirimbo ugikuyeho ka kantu ngo bita kakapo bayita kapingi none warusize rurangaye uwari wanjye se kumpemukiye narakuyeretse na mbere kirimo aho wanyuze ushaka kwigendera wahasize ibikomere byinshi cyane nabuze umuganga wahamvura hari hasobetse umutima wawe ubona ingenzi mwayumvishije urero ubutaha abakunzi bakabona TV show ni show nkuko mwumva ari show kandi ntimwibagirwe gukora subscribe abatarayikora comment mutubaza utubazo mumubaza ibibazo like noneho musharinge bagenzi banyu kugira ngo ibintu bikomeze bibe bizima ariko nanone mbibutse kujya kwa Manudi show nabo hari ibintu byiza byinshi murasangaho bijo murasangaho Manudi murasangaho Kabwana benshi cyane benshi alright nawe kumusoza n'icyo babwira abakunzi bawe abakunzi bakagwana show ni ukubaha agaciro ko ari abantu bumvisha ko ari abantu bagaciro n'abantu dukunda kandi twubaha nongere mbisubire mu duha agaciro ko umuntu afashe umwanya wo kujya kureba kuri channel ya runaka akajya kureba ibiganiro bye akajya kureba icyo abateganyirije cyane nkuko bari umuntu w'intore afite byinshi cyane yateganyije kandi bibamara irungu bituma amazi atarambirwa bavana mu rungu ni byiza cyane ko twabaha agaciro tukanabashima tukabasaba gukomeza kudukurikira igihe cyaryo cyose natwe turi tayari kubashyiraho ibintu buri munsi bareba kandi bibamara irungu
murakoze cyane. murakoze namwe. So rero bakunzi ba Kabwana TV show, gahunda na yindi ni mukore subscribe, hanyuma ikindi kandi turi basabe n'ibintu mubikunze ni like, babasabye ko mwaka indirimbo mushaka ibintu byose bikajya bibageraho ku gihe, nimwabitwemereye cyane rwose. murakoze cyane. Murakoze.